Reka nongere suhuze abakuzi b'umurongo wacu wa Kimeza Miryango. Tugeze kuri video y'103 nkuko twabibasezeranije muri video itambutse y'102. Twabonye ko mu by'ukuri hariho ikibazo cyo guhakana ibidushyikira, cyo guhunga ibidushyikira. Iyo mbivuze ntekereza ijambo twita impunzi. Abantu b'impunzi bahunga iki? Bajya guhunga bahunze iki? Bahunze ibibazo, kandi niryo somo turiho, nicyo kintu tubona. Hari impunzi tubona, hari nizo tutabona. Hari umugabo ugira ibibazo iwe kugera igihe ahunga, agahunga urugo. Burya se abenshi baba mu kabari ari uko wibwira ngo bahunga urugo. Abandi ugasanga barahunga akazi, barata akazi, guhunga ni ibintu byinshi. Hari n'abagore bahunga ingo kubera amarorerwa bahura nayo. Noneho hari n'abana bahunga ingo, bahunga imiryango yabo. Rero mwumve, guhunga ikikwirukana kandi ndetse ari ikikwirukamo ntabwo byoroshye. Ibibazo wabihungira he? Wabihungira he? Njya mbona abantu bajya i Burayi bagwa mu nyanja, njya mbona abandi babafatira ku mipaka bagira gute. Ahatari ibibazo ni dore icyayoberanye. Muri iyi video y'103 turabereka ko dutuye ku isi yagenewe kuba inyigisho z'ubuzima. Noneho umuntu yaza agasanga baramubwiye ngo habaho paradizo, agashaka kuvukira muri paradizo, akurire muri paradizo, arongorere muri paradizo, maze abyare, yororoke, asazire muri paradizo neza. Iyo si wayikura he? Niyo yingiye waribeshye, ntabwo ari ingiye. Iyi ni isi y'urwigiro rwa Ndiga wa Ndigaya. Ndasubiramo, iyi si ni isi ya Ndiga wa Ndigaya. Urumva? Ku buryo twiga kwigaya. Ubuzima rero bukoresha icyo twe twita ibibazo, ariko ni igikomere gikomeye cyane kuko twaduhaye izina ritari ryo. Muri video ishize nababwiye ko nari ntangiye kubabwira neza ko ari amasomo, yuko no mu gitabo cyanjye handitse ko ibibazo ari abarimu bacu. Ndagenda mbaha ingero zumvikana. Hari umuntu n'umwe ushobora guhunga umuturanyi? Wowe se ushobora guhitamo umuturanyi muzaturana? Ujya gutura ahantu ari uko ukurikiye abahatuye? None si iyo hageze ugasanga umuturanyi kubera ikibazo, wamwimuka? Noneho isi wayirangiza wimuka uhunga? Rero tubyumvikaneho. Ikibazo kiri he? Ikibazo aho kugira ngo kibe ikibazo cyo kutabimenya, ahubwo ubona abandi ari abagutera ibibazo, cyangwa se ukabona ibibazo bigushyikiye ukabyita ayo mazina, ugatangira kubirwanya, kandi bikurusha imbaraga kubera ko uticaye hasi ngo umenye iyo byaturutse, ngo umenye icyabizanye, ujye mu mizi yabyo, ushobore kubyakira neza. Abazungu ntibazanye imbunda baje barwana, abanyarwanda ntibari bafite ingabo n'ibindi byose. Bagerageje kubarwanya, indagu zirazanye ngo zari zivuye Karagwe, barazi bati mwene Rugaju nta rwanwa, bati have mubakire mu bandi.
ariko rwari rwamikanye. Turabizi ibyabereye hariya muri za Rusizi, uko byagenze. Abanyarwanda bashatse kugira ngo barwanye abazungu, n'abari mu Gisaka n'abari hehe bashatse kurwanya abazungu, ariko ntabwo byashobotse. Twumvikane rero, duce akenge, iyi itubere video yo kubona ngo twigaranzure ibibazo, tumenye ko ari abarimu bacu, tumenye ko ari abaturanyi bacu, tumenye ko ari abana bacu, tumenye ko ari abavandimwe bacu, tubifate neza, ariko twabishakiye inyito yabyo bwite. Inyito yabyo bwite rero n'abarimu n'abigisha, tubifate mu buryo bwiza, niho dushobora kubitsinda. Ariko nanone dukure mu bwenge. Muranyumva? Bajya bavuga abantu baganira mu bintu by'amadini, nigeze kumva ngo imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuruho. None se umuruho si ibibazo? None se niba imbuto z'umuruho zera, imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuruho, tuzawuhunga, nitumara kuwuhunga tunawurwanye, hanyuma za mbuto zizaboneke. Ndagira ngo rero dufate ubwenge bwo kugira ngo twumve ibibazo uko byaba bimeze kose, uko byaba bingana byose, tumenye kubirusha ubwenge, kubirusha imbaraga, kubirusha ubukana. Nari mfite umusaza data umbyara, yakundaga kumbwira ijambo ntazibagirwa, ngo inabi yose iyiva ikagera ngo ihimwa n'ineza. Uwo mugani ntushobora kuzamvamo. Uko mpuye n'inabi ngerageza kuyitega ineza. Nawe rero unyumva kuri uyu munsi wa none muri iyi video y'103, gerageza, kandi si ukuvuga ko ibibazo biri kure yawe. N'ubu wakubaza watera urutoki uti mfite iki kinini kimereye nabi ngiki, ntawe udafite ibibazo. Impamvu nta yindi nuko turi kuri iyi si yagenewe kwigisha abantu, noneho abantu bakaba baranze. Mu mavideo yatambutse twavuze ko abantu, uko twitwa ngo abantu, ntabwo turi abantu. Twagombaga no kubyitaza ahubwo, ntabwo turi abantu, ni inyito twiswe. Ni nk'uko umuntu yavuga ngo uriya muryango, ni urugero, ngo ni abateramwako, ngo ni abateramwako bariya abantu, ngo nta n'ubasabamo umugeni, ngo nta n'usaba y'amazi, ngo ni abateramwako. Ugasanga abantu barabitaje, babagize akarakajye mu izina batise, kandi ari abantu nk'abandi. Umva rero aho turimo kugana n'aya mavideo, nge sinumva ko tuzakomeza guta igihe cyangwa tuvuga ngo ni amavideo. Ntabwo ari amavideo, ni umutima wawe, ni ikibazo cy'umutima, ni ikibazo cyo kwisubiraho, ni ikibazo cyo kwibaza no kwicengera, kuko ibyiza byose biri muri imbere muri wowe. Muri wowe niho ibisubizo biri. Kiriya kintu cyiza wita ikibazo ni umwarimu uje kuvumbura no gukangura ibisinziriye muri wowe. None se wambwira ko nta rukundo ugira? Wambwira ko urukundo utaruzi? Kandi warakunzwe, wakunzwe n'Imana, ukundwa n'ababyeyi, ukundwa n'abantu, ariko kubera gukunda ibintu, ibyo byose warabyitaje, ahubwo urukundo urushyira ku bintu. Umunsi byaguhindutse, none se bizaguherekeza cyangwa uzajyana nabyo? Reka rero twumvikane.
dufate uburyo buzima bwo gufata ikintu tugiye inyito nyacyo. Twebwe turi ibinyabuzima by'iteka ryose, turi ibiremwa nubwo turi ibiremwa, turi ibinyabuzima by'agatangaza, kuko Imana idutuye. Turi Imana byumvikana. Aha rero ndagira ngo mbabwire ko byanze bikunze mugomba guca ubwenge bwo kwemera abo turibo. Igituma mvuga ngo turi Imana nabyo si ukwirata, si ugutukana. Turi abaremyi. Hagira umuntu umakanira ko tutarabaremyi. Njye mbwira abantu nti njyewe navutse ku ngoma ya Rudahigwa muri 50, ndi mu myaka 74 nabonye ingoma ya Rudahigwa, mbona ingoma ya Kigeli, mbona ingoma ya Mbonyumutwa, mbona ingoma ya Kayibanda, mbona ingoma ya Habyarimana, mbona ingoma ya Sindikubwabo, mbona ingoma ya Bizimungu, nabonye n'ingoma ya Kagame. U Rwanda uko turuzi rwigeze rusarutya. None si inkotanyi zabaye imyaka 4 mu ishyamba, zazanye amafaranga angahe mu ishyamba? Habaye angahe? Ubu si igihugu kirasa gite? Ni ikibazo cy'umutima, ni ikibazo cy'umutima. Kandi ikibazo cy'umutima ntabwo gituruka kuri video, ni kwemera ko ubuzima ari umwarimu mwiza. Ibigeragezo ubuzima buduha tubyakire nk'abarimu, tubane nabyo. Kandi ubwa wa mugani w'igiti cy'umuruho, tuzasarure imigisha ku giti cy'umuruho n'igiti cy'ibibazo. Ndababwira rero mbararikira kwinjira byibura mu mavideo yigisha, mu mavideo agaragaza umutima icyo ari cyo. Burya umutima nawo ntituzi, umutima ntituzi, Imana ntituyizi. Imana nyinshi, Imana z'amadini, reba uko angana, buri yose afite Imana. Umuntu agira akanakubwira ngo Imana yanjye, Imana yabaye itungo. Imana yanjye, Imana ntunze, umugore wanjye, abana banjye, inzu yanjye, ikawa zanjye, inka zanjye, noneho ni Imana yanjye. Ibintu byose ni ibyawe. Rero iki kintu cyitwa ego, aricyo twita inarige, kigiye kutumara. Ibyiza byaba wowe. Najyaga numva abantu bavuga ngo waduha ngo imvura iguye iwacu y'amahindu ngo ihindukamo amacumu ngo ijye kugwa i Burundi, igihe abarundi barwanaga n'abanyarwanda. Urumva rero, ubona ko ibibi bikugwiririye byagenda bikagwa ahandi, wowe ntibikugereho. Amaherezo ibyo wita bibi, ibyo wita ibibazo bizakugeraho. Sigaho rero. Ngiye kurangiza ku ngingo yo gusigaho. Ikeruke urebe ko utavukiye ibibazo, utabereyeho ibibazo, ahubwo ubereyeho kubikemura, ubereyeho kubinesha, ubereyeho kubyakira, kubikomakoma, kubyoroshya. Ngo ujya kwica ubukombe arabwagaza, ubyagaze, ubihirike hariya, ubihinduremo ibyiza, hanyuma ushobore gukora ibirori by'umunsi mukuru cy'uko watsinze ibizamini baguhaye. Mwabonye uko abatsinze ibizamini bakora graduation, bakagira ibintu bya celebration. Hanyuma se twe turakora iki? Tsinda ibibazo biri mu isi, tsinda ibibazo bigukikije, tsinda ibya none n'ibyejo hazaza n'ibyejo bundi, kuko bitazagutinyuka. Bizasanga waratyajwe, waramenyereye, waratyaje ku ityazo ryiza, ufite ubugi bukeba, noneho bikugendere kure. Uzaba ubyitarutsa, ubona neza ko ugendera mu nsinzi gusa. Murakoze rero, mwumve ko tugeze kubona ibibazo twari twavuze
muri video y'102 ko tubibonye mu bisubizo mu 103. Turebe kandi ko mu 104 hazaza ibirenze ibi, noneho tubonana n'uburyo bworoshye bwo gutuma umuntu abigeraho. Murakoze rero, murakagwira, mugire ibihe byiza, kandi mbifurije ko amavideo yacu ibyo uko muzajya mwifuza mujye mutwandikira, natwe tuzabasubiza, tubagezeho amavideo azabazamura aho muri kugira ngo mugere aheza mwifuza kuba. Murakoze cyane, naho utaha.